Bahaye ikaze cyane inshuti bakundwa, bene data inshuti z'umusaraba dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana ibaha umugisha mwinshi kuri mwebwe mwakoze subscribe, by'umwihariko abakoze ku nzogera, Imana ibaha umugisha. Mujye mwibuka kuyikoraho kugira ngo nyisohora ubutumwa bubagereho, kandi nawe utarakora subscribe uyu ni wo mwanya ngo uyikore, kandi mukomeze gukora share. Ubutumwa bwiza ntukabwumve wenyine, jya uha umuturanyi, inshuti, imiryango, bose abo ushobora kugeraho ujye ubasharinga nabo bumva ubutumwa bwiza. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe, ariko mbere yo kuryumva reka tubanze dusenge kugira ngo umwuka wera tuyobore kandi Imana ibane natwe. Urakoze Mwami Yesu, Mana igira neza, Mana ishobora byose, tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe. Data, tugushimiye ko uturinda kandi uturinda buri munsi ku manywa na nijoro. Data, uhaza kwifuza kw'imitima yacu, si uko turi beza ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi nyinshi. Ngaho Mwami komeza utweze kandi udutunganye kugira ngo imitima yacu ikubere ubuturo buzima kandi kubera umubavu guhumurira neza. Ubane natwe muri iri jambo, umwuka wera tuyobore. Data, uganze kandi utegeke ibitavuga Imana, turabiheje mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uganze kandi utegeke Imana ishobora byose, dusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Rero turaza gusoma n'ubundi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 16, turahera ku murongo wa 19. Aravuga ngo, nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Aha ni Yesu wabwiraga abigishwa, kandi ni nawe uri kutubwira n'ubundi aka kanya, atubwira ngo nzaguha imfunguzo zo guhambura, imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Icyo uzahambira mu isi no mu ijuru kirahambiriwe, kandi icyo uzahambura no mu ijuru bazagihambura. Ese izo mfunguzo ni ugupfa kuzibona? Ese izo mfunguzo zirasaba iki? Imfunguzo kuzibona ni uko tubanza kunga ubushuti n'Imana nyir'ubutware, nyir'ubushobozi. Imana ikatwiyumvamo tukaba inkoramutima zayo, hanyuma nayo ikatwegurira, ikaduha imfunguzo. Ntabwo waha umuntu urufunguzo rw'inzu yawe utamwizeye. Ni uko ubanza kuba uri inshuti nawe, ukamuha izo mfunguzo kuko umwizeye, kuko uzi ko ari inyangamugayo. n'Imana rero nayo niko bimeze, izaduha imfunguzo, ariko mbere yo kuduha imfunguzo turabanza gushaka ubushuti kuri yo. Ibanze twizere, ibanze tubonemo gukiranuka, ibone ko tutayihemukira, ibone ko tutayigambanira, ibone ko twayibera abambasaderi beza. Niduha izo mfunguzo kuko ari iz'ubwami, kuko tuzaba dufite ubutware, dufite ubushobozi, dufite ubudahangarwa, dufite gukora ibitandukanye n'ibyo abana b'abantu bashobora gukora badafite izo mfunguzo. Ngo icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru bazagihambura, kandi icyo tuzahambira nabo bazagihambira. Aka kanya ndagusaba ngo twakire izo mfunguzo, duhambire ibitunanije, ibiduciye intege, duhambire imbaraga z'ubukene, imbaraga z'icyangiro n'igisuzuguriro, duhambire kubura akazi, duhambire imyuka ya karande, kugira ngo n'ijuru ribihambire mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo twakire imfunguzo, tubashe guhambura ubutunzi bwacu, duhambure amahoro, duhambure urubyaro, duhambure urushako, duhambure kubona abana, kubona amashuri, duhambure kubona akazi, duhambure ibyishimo byacu. No mu ijuru barabihambuye kuko dufite kwizera kandi dufite ubutware. Eliya yahambiriye imvura, ayihambira imyaka myinshi, ngo nta mvura izongera kugwa, nta n'ikime, kugeza igihe nzabitegekera. Nuko yari afite imfunguzo. Natwe reka twakire imfunguzo, tugire ibyo duhambira, tugire n'ibyo duhambura mu izina rya Yesu Kristo.
Elisa yari afite ubutware, afite imfunguzo z'ijuru. Umunsi umwe ahamagara amadubu, atemagura abari bari kurwanya izina ry'Imana, abatukaga izina ry'Imana. Kuko ufite ubushobozi, reka nkutangarize ngo uyu munsi ntawongera kugusuzugura. Uyu munsi ntawongera kugusuzugurana ijambo. Uyu munsi ntawongera kugusuzugurana amavuta yawe. Uyu munsi ntawuzongera kugusuzugurana amashuri. Uyu munsi ntawuzongera kugusuzugurana icyawe. Reka twakire imfunguzo, duhambure gukora kw'Imana muri twebwe. Imana dukoresha iby'ubutwari, Imana dukoresha ibyo gukiranuka, kuko twahaye imfunguzo. Ni iri jambo nari mfite rero, nkubwire ngo niwakire imfunguzo, ugire ibyo uhambira bikunanije, kandi ugire ibyo uhambura. Mwuka Wera kugereho, Mwuka Wera gukoreshe, aganze muri wowe, ategeke muri wowe, mu izina rya Yesu. Reka dusenge, mwakire neza ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka akomeze kubana namwe. Urakoze Mana nziza, urakoze ko twumvise ijambo ryawe ryiza ry'uko uduhaye imfunguzo zo guhambira, kandi uduhaye imfunguzo zo guhambura, kuko ari iz'ubwami bwo mu ijuru, kuko ari imfunguzo zifite ubutware kandi zifite ubushobozi. Urakoze Mana ko buri wese unkurikiye uyu mwanya umugezeho, kandi umuhaye ubwo butware n'ubushobozi bwo gutegeka, ubutware bwo guhambira, ubutware bwo guhambura, kandi umuhaye ubushobozi budasanzwe. Urakoze Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka nkubwire ngo wakoze kubana nanjye. Utarakora subscribe nuyikore, kandi ukore kunzogera kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bukugeraho nyibusohora. Yesu abishimire cyane, kandi mukoreshe kuri iyi channel yanyu.